Izi nsengero zacu haba harimo amanyanga menshi cyane. Katunyoke kuri hano Nyarugenge. Nyarugenge umushumba ushumbye abakirisitu yaje gusenga yasomye ku gacupa. Urabeshya byabayeho? Yego. Byari hashize iminsi mike cyane. None aje gusenga yasomye ku gacupa yicara ku ruhimbi nk'ibisanzwe. None abadiyakoni bumva yuko atangiye kubasora umwuka w'igizwe wa gacupa. Kuki wenda batageze ngo ni energy drink? Ugi naterega n'agacupa ntabwo bivuga kimwe. Ntabwo bihumura kimwe. Ntabwo bitamara kimwe. Noneho bo bahaye ikaze abantu mwakoze subscribe, bahaye ikaze cyane nawe utarayikora unyarukire aho ngaho musi ukore subscribe kandi no kukazogera undi ugibona inkuru n'ibiganiro twagezaho hano kuri Nyundo kabisa. Ubundi rero hano twafitiye bitangira ubibwiye rwose nawe uri umuntu w'umupapa urumva. Ndi umuntu mukuru cyane. Mbere yo kubabwira izina ryanjye tugiye gufokasinga kuri ibi bintu by'insengero tumenye ngo koko insengero koko perezida wacu yatuvuganiye ibintu byiza cyane cyangwa bimeze bite cyangwa ku nsengero bihagaze gute. Rero nanjye ndabasuhukije bantu munyakiriye kuri ino channel yanyu sibyo banyita Nyundo n'ubundi nk'ibisanzwe nanjye Nyundo. Nakumva urabona ibintu by'insengero ukuntu bihagaze. Jean de Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuzeho avuga ko ngo byakabaye ari we ngo yakabaye n'izifunguye ubuzifungwa. Ese ubona ari iyihe mpamvu ishobora kuba yaramuteye kuvuga biriya bintu ubirebye ukuntu insengero imikorere yazo ukuntu zigiye imeze hano hirya no hino? Yego. Ikibazo rero gihari cy'insengero, insengero nyine ni ikintu gikebura abantu katubibare nyine ikintu runaka gikebura abantu kinabigisha ariko kitagendana n'amahame y'abandi bantu, kuko iyo haba bagendera ku mahame izi nsengero zakabaye kuba zigize ute zikora ati gute. Izi nsengero zacu haba harimo amanyanga menshi cyane. Katunyoke kuri hano Nyarugenge. Nyarugenge umushumba ushumbye abakirisitu yaje gusenga yasomye ku gacupa. Urabeshya byabayeho? Yego. Byari hashize iminsi mike cyane. None aje gusenga yasomye ku gacupa yicara ku ruhimbi nk'ibisanzwe. None abadiyakoni bumva yuko atangiye kubasora umwuka w'igizwe wa gacupa. Kuki wenda batageze ngo ni energy drink? Ugi naterega n'agacupa ntabwo bivuga kimwe. Ntabwo bihumura kimwe. Ntabwo bitamara kimwe. Noneho bo ikintu bakoze baramufashe nyine bamuha nk'akato bamuvana ahangaha bagenda mwicaza nka hariya. Arareba umwe atangira kwigisha ngo Imana ngo iravuze ngo wowe ngo izakugirira neza. Areba ukuntu bamuhaye akato, areba ukuntu yanywereye abona uburyo bari kwitera azamuka ahita amukubita ikofi. Ni ya makofe nigeze kubona cya gihe. Wabonye ngo umeze aho? Narabibonye ariko sizi umuntu nigeze kumuvuga ngo yari umuntu ngo ari urwaye. Oya nakugwaye. Icyo kintu cyo bapfuye cyonyine. Ingume nziza yihuta. Tagiye ingume nziza. Sasa none reka tugaruke ku bintu by'amasengero nyine nandi kubanyuramo bumvishe ko haba harimo ibyiza n'ibibi. Hari ukuntu noneho ngewe eka niganisheho aho nasengeraga haje ikintu mu rusengero rwacu hazamo ibintu ngo kubaka za Gisozi. wasengeraga muri irihe dini? ADPR. Sinzi ibyo bintu namwe mwarabyumvishe. Ubu urumva ngo ni Gisozi iriya yo hakurya hari na hoteli. Yego hari na hoteli. Ngewe pe icyo gihe twatayaga 10,000 byuzuye. Ngiye narabitanze ariko ngiye ikintu cyanangaje nuko nakeneye kujya kwidagadura muri Gisozi bakanyishuza kandi mfite mu ruhare. Harimo umugabo ubwo twabyita nka share watangaga. Uyu ni umugabane wanjye. Nose ngewe iryo 10 utaboneka hari igihe bitari biraza kuza. Ni ukuvuga ngo wowe wifuzaga ko bakabaye bahubaka kubera hariho imigabane yanyu nk'abakirisitu wajya ujya wenda bakakwaka icyangombwa cyerekana ko uri umukirisitu hari ahantu bakavuga ati ngaho injira nimba nawe uri umwemera dini cyangwa umwemera Mana muri ADP. Reka tugaruke rero ku bintu by'amadini uburyo nyine mu byumba cyangwa hehe tuvuga ati umusaza wacu yadukoreye kutuvuganira byagenze bite. Kwa rero nanjye narebye ndavuga ati turahohoterwa kandi namwe ndabizi ko namwe ariko mu byumba. Je nabonyemo nanjye narahohoterwaga ugasanga ngo umuntu agiye gusezerana ngo ufite ngo 150 ngo tugusezeranye. Mbese Vati rero nanjye ibi bintu nanjye sinzabyihererana buriya amakuru buriya perezida wacu aba yadutekerereje akavata abantu ko kuko biri bararenganwa.
rero nanjye navuze ati nanjye ibi bintu reka mbiganirize abanyarwanda nabo babimenye, urumva. Ibi bintu byo kuvuga ngo bagiye gusenga, urumva, barangiza amafaranga bari bafite bakayajyana mu rusengero, hari umukene bafite wa Burayi. Icyo kintu tukigarukeho. Ukajya gusenga amafaranga wari ufite ukayajyana mu rusengero, hari undi wa Burayi. Icyo kintu kucyumva neza. Ndacyumva muntu. Ibyo bintu nanjye niyo mpamvu, urumva, perezida wacu yavuze ati ibyo bintu harimo ubujyajya bwinshi cyane. Ibintu mubirekesha. Ibyo bintu mubyihorere. Nta kintu kirimo. Ariko ubundi bakoroni nta kintu kiza bigeze batuzanira. Namwe murabizi. Oya, amateka araduha. Ariko nyine se insengero ubundi ko abantu bavuga ko zifasha abantu, zituma abantu bashobora kuba, mbese tuvuge ko nazo zimeze nk'aziruhura mu mutwe. Ushobora kujyayo bakakwigisha, ukagarura icyizere cy'ubuzima, waba ufite n'ihungabana runaka bakagusubiza ku murongo. Ariko impamvu bakwigisha nuko aba ari cyo waba watanze. Nta muntu wabonye kuri social media ejo wavuze ngo zana kunake ngo Imana ngizagwa kunakisha. Wa undi nawe ngo yizane hano vuba vuba. Imana ngiravuze ngo zana. Ngo ariko ngo nutabikora, ariko hari ikindi kantu numvishe yavanzemo, ngo nutabikora ngo mbonye ngo igituro mu rugo, ngo mbonye nimba atari isanduku ngo mu rugo ndayibonye. Noneho hari akantu yatera bwo bakora bari kaze. None ibaze turo cyo kuvuga ngo zana kunaki yawe. Noneho hari ukuntu nanjye nagiye nsenga mu madini menshi, ariko keshi ibyo bintu bikunda gukora abantu b'Abakristo cyane. Njyewe ingaruka mvuga ati abantu nyine bagomba kugendera nyine ni nko mu kigari, cyo ni ikigari baba bakigenderamo. Kuko aho nasengeye hari ukuntu wenda nk'umwarimu kuko twige n'abarimu batwigishaga nagara pasiteri wajyaga kumva ari itere baba nyine agatazana ibiribwe atuvanga Imana iravuze. Wenda umuntu arabizi ko utajya ubura wenda n'ibihumbi 100, Imana iravuze ngo mu bihumbi 100 ufite 30 yashire hari. Yego nyine ugati wumva nyine nka veni yawe isa genda veni nyine ku ibihumbi 100 byawe, ukajya kumva ngo arasante ngewe bikancanga, urumva. Noneho arasante rapatara basaga gafekora bakire abarokore baba bafite akiryo ka ahubwo ngewe ziriya ndimi bundi n'abakoroni nabo bazizanya. None se reka nkwereke duhere ku bintu bya Ryangombe. Ni Ryangombe Iryango, hari Nyabingi, hari Ryangombe. Nibo bantu bari mu bantu abanyarwanda ngo bishimira kandi batubaga n'ibintu, ahubwo ngo nabo bitangaza barabikoraga. Imvura se ko yabaga yarabuze mukena mukavuga bakabasengera niba bakabasabira ngo kuri rurema. Yaragusabira gundi ikintu yarashinzwe yari nk'umuhuza. Wamugeragaho gutya kamubwira uti mfite icyazi kinini cyakakugerera ku Mana, akakubwiye akayikubwirira, Imana nayo ikagusubiza. Ariko tugarutse ku ruhande usibyo twasanga nyine ku ruhande rumwe rw'insengero, insengero zituma tugarukamo abantu bakoraga ibyaha bakabireka. Ariko impamvu nabo bafata umwanya wabo wo kuduha ngo twumvikane nuko aba ari ibintu tuba twabahaye, hari icyo tuba twatanze kugira ngo nabo baduhe umwanya wabo batugire ute batuganirize. Ariko njyewe wenda mvuga ati ngaruka mvuga kuri icyo kintu cy'insengero, mvuga ati izi n'insengero ngiye ku bwanjye nyine. Ariko hari akantu nshaka kugarukaho. Ubu uri gusenga, ujya gusenga kiriya gihe wajya gusenga tubwiye ko wajya kujyayo. Ubu ujyayo reka ntabwo najyayo pe. Ubwo wafashe umwanzuro nawe ubivamo. None se ubundi usenga ute sasa? Ubu usenga ute? Hoya ubu ngubu gusenga sibyo. Gusenga si ngombwa ngo wirukanye ku rusengero kuko bura byaranakemutse, bura twasanze turi no mu buyobe sibyo. Ushobora no gusengera ubwo no kuri telefoni nawe. Nabasengera pe. Nawe ubusengera kuri telefoni. Ukuri ushatse nawe ko n'ubundi gusenga si ngombwa ku rusengero. Niyo bavuga ati data wa twese uri mu ijuru, umanuke uturebe hano hantu turi gukorera video, Imana ibigendemo. Izi views zigaragare, uyiyobore mu bantu bayirebe bagande bayishimye. Nabwo busenze ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo ngiye kureba pasiteri ngo rero ngo Imana ngiravuze ngo manuka kuri uyu kajya gakancanga no kunajya ngo hari abantu babwira abantu ngo baze ngo Imana yabatumyeho bakabajyana nko mu mazu ngo kuntu ugasanga ngo umupuri barawupuritse. None se ariko njyewe ariko uburangi twebwe nta kiba umusaza wacu atabitubwiye. Hari umuntu wigeze gufata umwanya warawuta ngo agiye kubwira muzehe ngo Imana yamumutumyeho. Ariko muzehe yamusubije amagambo meza akontura arimo neza ariko yamubwiye ati iyo Mana yakuntumyeho
yimba yaramaye ubwenge bwo kuyobora abaturage bagira muri miliyoni 15 n'abarenzeho n'abayobora none Imana wowe yagufasha ikakuntumaho kuza ngo ibinyibwirire byarayinani ako mwana bari ikibazo nje nicyo kintu kinshaka kwera iki utacamo ku muntu diregite ikajya gukata ngo muri abo bantu bibari none se abo bantu nibo baba bazi kubaza Imana kurusha abandi nte nakubwiye ahantu nayo nicaye umugabo mbona bamugezeho ngumva Imana ngikunyeretse noneho baza amarirwi bayagize wagira ngo banizwe n'ikintu Imana iravuze ngo ngikurinze impanuka uwo mugabo yese ambwira ati tumuka mva imbere we ndamaze se kumwirukanye nabi ati bariya ndabamenyereye tibe yarashaka kurya afite inzara ngayo nguko rero hari ikindi kintu warenzaho se ngo ikintu mba nishimiye barishimiye abanyamakuru bacu baba batubarije ibibazo bifite ubwenge abo bamutabaruka abo ngabo bakenisi nabo baskovia oya no uyu mutipe uriya nyine uyu winyinya uriya ubajije iki kibazo cy'amadini yego abo batipe rwose abo banyamakuru bacu nyine baratubana bakatubariza ibibazo bikontoroye ku buryo ibibazo bitatugwisha mu cyaha cyangwa bituma nyine bituma mumenya uburyo mugendamo n'ibyo mugomba kubahiriza ndetse mukamenya n'icyo igihugu kibateganyiriza yego kandi koko igihugu cyacu kiradukunda gikunda n'abanyarwanda bacyo hari abantu nabonye batangiye kujya kuri social media ngo bagiye guhangana n'umusaza wacu si byiza yego hari abantu ujya babona baragwaye nyine bafite ikibazo mu mutwe ngo umuntu ngo Imana naba bari gukereya content yego ariko niyo wakwereya content ntago wakerewe utuka umusaza wacu w'igihugu uriya musaza wacu aba yakoze ibintu bimeze neza rwose Nyundo wagushimira abisa nanjye ndabashimiye kandi ngomeza mbabwira ngo bakore na subscribe kuri yo channel mukomeze muduhate n'ibiganiro n'amakuru na ibintu byose kabisa